ni kenshi mwagiye mubona raporo zitangwa n'umuryango w'abibumbye zitangwa n'iriya miryango mpuzamahanga ukumva baravuga ngo ni inzobere z'umuryango w'abibumbye zatanze izo raporo mwagiye mubibona ariko akenshi bagatangaza amaraporo bakavuga ibintu babyemeza ugasanga abari kuri tele cyangwa se abari muri Kongo bo barerekana ibitandukanye n'ibyatangajwe n'izo nzobere cyangwa se n'iriya miryango mpuzamahanga by'umwihariko n'umuryango w'abibumbye bo bakagaragaza ibitandukanye nabyo bagaragaza ko ibyo bintu byabo atari byo. None uyu munsi hagaragaye urwandiko rugaragaza ko umuryango w'abibumbye ugiye kohereza bamwe wita ngo ni inzobere zawo. Inzobere z'umuryango w'abibumbye zigiye kwinjira muri Goma guhera ku itariki 23 ubwo ni umusibe ejo ndakeka muri itariki 23 ishobora kuzaba ari kuwa mbere. Muri Goma hazinjira inzobere z'umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye waganiriye na M23 bamaze kubyemeza. Izo nzobere M23 yazakiranye urugwiro avuga ngo twiteguye kubakira tukabasobanurira ku kibazo cyose mwirirwa muvuga ngo ibintu ntibiri kugenda neza muri bino bice byose twebwe twamaze gufata bo bita ngo nukubohora abari bariyo niko M23 byitara hose yafashita ngo ni ibice bashije kubohora kuko bitari bimerewe neza. Ati twiteguye kuba twabasubiza kuri buri kibazo cyose umuryango w'abibumbye ndetse n'imiryango mpuzamahanga yose muba mufite muvuga ati kuko ni kenshi tubona raporo zivuga ngo hari abarwayi bari gushimutwa mu bitaro bagashimutwa bakicwa na M23. Ibyo ni byaha bibi cyane mpuzamahanga. Ni kenshi tubona ngo amashuri abana ntibari kwiga ngo amashuri yarafunzwe twaje kubona tukabona abayobozi ba M23 bari muri za Goma n'ahandi kwerekana abana bari mu mashuri abana basuye abana bari kwiga. Niyo mpamvu M23 yafatanije n'umuryango w'abibumbye kugira ngo umuryango w'abibumbye wohereze inzobere zawo baze no kuri tele M23 ibasubiza ibyo bibazo byose ngo baba bafite inabibereka nta hantu na hamwe bakinze. Ni mu rwandiko nakomeje kubona hari imbere yanjye umuryango w'abibumbye ugiye kohereza intumwa zawo z'inzobere zizinjira muri Goma ku itariki 23 basohoke ku itariki 27 bakiri mu iperereza urumva bazamara iminsi igera muri 4 bazenguruka babaza M23 ibivugwa ko ahantu bafasha abantu baba ari kwicwa abantu bicwa urubozo. Niyo makuru nyine agenda atangazwa abantu birirwa bafatwa ku ngufu. Umuryango w'abibumbye no M23 yawakiranye urugwiro ati muze mu byirebere batazajya bakomeza kubabwira ibintu mudahari mu byirebera. Mu bintu bya mbere ngo bazarebera hamwe rero umuryango w'abibumbye nuhagera umuryango w'abibumbye ikintu cya mbere umuryango w'abibumbye inzobere zawo zizaganira na M23 ngo no kubanza bakaganira ku byerekeranye no kuba M23 barebera hamwe ukuntu yazaganira na leta ya Kongo ngo ndetse bakarebera hamwe n'ukuntu hashyirwaho amasezerano y'amahoro yo kugira ngo uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwe cyangwa se ubutabazi bw'ibanze bubanze bugezwe ku bantu bababaye ndetse by'umwihariko no kureba ko intambara yahagarikwa. Ikindi cya kabiri ngo izo nzobere zizaba zije kureba muri Kongo zino z'umuryango w'abibumbye zizaza ku itariki 23 kuza kureba ibikorwa bya gisirikare ukuntu biri gukorwa muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bakareba nimba nyine nta byaha by'intambara biri gukorerwamo. Ikindi cya gatatu inzobere z'umuryango w'abibumbye ngo zizaba zije kurebera hamwe uburyo ki abaturage bakuwe mu byabo babisubizwamo babandi bakiri mu gihugu ariko kumwe umuntu ahunga avuye hanagiye ahandi ariko aracyari mu gihugu cye ngo kurebera hamwe ukuntu abo bantu basubizwa mu byabo ndetse ngo no kurebera hamwe ukuntu impunzi muri kano kanya ziri mu Rwanda z'abanyekongo n'iziri muri Uganda hashyirwaho uburyo ki babasha gufashwa cyangwa se bakahita basubizwa aho bakomoka. Ngo nibyo biri mu bintu bizaganirwaho n'umuryango w'abibumbye ndetse n'uyu mutwe wa AFC M23 ndetse ngo hazaganirwa no ku kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro iri muri Kongo aho bazaganira ngo ku kibazo cya FDLR bakaganira kuri CNRD FRN iyo mitwe yose ngo bazayiganiraho ndetse ku ngingo ya 5 ngo bazaganira ku kibazo cyerekeranye ngo n'ibibazo biri gutezwa n'igisirikare cya Kongo. Ibyo nibazo bizaganirwa hagati y'umuryango w'abibumbye ndetse na M23 ngo bazaganira ku bibazo cyangwa se ku makuba ari gutezwa n'ibyago byose biri gutezwa n'igisirikare cya Kongo ndetse niyo mitwe bafatanije nka FDLR ngo ibibazo byose bari guteza abatutsi bo muri Kongo ndetse n'abanyamurenge kandi b'abaturage ba Kongo. Ibyo nabyo bazabirebera hamwe ibibazo biri gutezwa na ibibazo byose biri gukorerwa abanyamurenge cyangwa se ibya biri gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kongo. Ibyo nabyo ngo izo nzobere zizabiganira na AFC 23 ndetse ku kindi kintu ngo bazanaganiraho cya 6 ngo bazaganira kuri bari abasirikare ba FDLR baherutse gufatwa bakoherezwa mu Rwanda ndetse n'abandi bose bagiye bafatwa ba FDLR bari muri za Bukavu
bari mu bice byose bimaze gufatwa na M23 cyangwa se bikontorwa na M23 ngo abantu bose ba FDLR bamaze gufatwa nabo bazaganira n'umuryango w'abibumbye. Urumva ko ari ikintu cyiza cyane kuba umuryango w'abibumbye noneho wimanukiye kugira ngo ibyo byose ubashe kubisubizwa, uganire nabo, ngo bazanaganira n'abayobozi cyangwa se n'abasirikare no bafashwe ba FDLR bari muri Kongo bafashwe na M23. Wenda ibyo ngibyo byari byinshi byasobanura kuko na babandi ngo baherutse gufatwa bakoherezwa mu Rwanda, kuko ngira ngo bakimara gufatwa leta ya Kongo yasohoye itangazo rivuga ngo ni leta y'u Rwanda yari yafasha abantu yari isanzwe yarafunze ngo ibohereza muri Kongo, ngo M23 irababaha kugira ngo bajijishe bagaragaze ko ari abantu bafashwe nonaha, ndetse ngo bari bambaye na uniform za Kongo. Nyine barabyihakana ku buryo FDLR nako M23 bahise bayigira nk'abasazi, bagaragaza ko ari ibintu ngo yari yapanze M23 ngo yari yapanze n'u Rwanda. Ariko urumva ko izi nzobere ngo z'umuryango w'abibumbye ngo zigiye kumanuka zikiganirira n'aba baturage cyangwa se bano bari muri FDLR n'abandi bose bafashwe muri biriya bice byose bikontorowe, ngira ngo ubwo ngubwo bazagenda babasha kwikurira mu kuri kwabo. Ndetse ngo ku kindi kibazo bazaganiraho inzobere z'umuryango w'abibumbye zifatanije na M23 ngo bazanaganira ku byerekeranye n'iyoherezwa ry'ingabo n'iby'ingabo z'u Burundi FNDB zakoze muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo. Ngo ibyakozwe n'abasirikare b'u Burundi muri Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo nabyo ngo bigomba n'uburyo boherejweyo, ngo byose nabyo umuryango w'abibumbye nabyo zabiganiraho na AFC M23, kuko AFC M23 ni kenshi yagiye yerekana ko abasirikare b'u Burundi hari ibyo bagiye bakora, ubwo wenda bazabyerekana babyereke umuryango w'abibumbye kurusha uko umuryango w'abibumbye wabaga wicariye hari hakurya wumva andi makuru cyangwa se wumva amakuru yahawe n'abandi n'ubundi bari muri Kongo bene wabo babaha amakuru ngatariyo. Baziganira none n'abanyabo babereke amakuru y'ibyo bahura nabyo buri munsi no kuri tele, bashobora no kuganira n'abaturage. Ndetse ngo ikindi kizakurikira ngo uyu muryango w'abibumbye izo nzobere zawo ngo zizaganira n'abasirikare ba Kongo ndetse n'ababandi bari muri ba Wazalendo bose bamanitse amaboko bari mu nkambi bafashwe na M23. Abo nabo ngo bazaganira n'umuryango w'abibumbye. Ngira ngo bari abasirikare bagiye bagaragaza ko bari abafashwe na leta ya Kongo nako bafashwe na M23 barwaniraga leta ya Kongo na za Wazalendo, bagiye bagaragaza ko leta bakoreraga hari ibyo yatumaga bakora bitari byiza cyangwa se no bakoreraga mu kavuyo bagakora ibyaha byinshi. Nabo ngo bazaganira n'umuryango w'abibumbye izo nzobere zawo. Bari abasirikare bose ba Kongo bafashwe na M23 baziganira n'umuryango w'abibumbye. Si ibyo gusa bazaganira no kubyerekeranye n'amabuye y'agaciro ari cyane cyane biriya bice byose byagiye bifatwa na M23, harimo izo za Rubaya biriya birombe byaho, aho hose bazagenda babiganiraho nabyo bamenya amabuye kuba mwarafasha ahantu hari amabuye y'agaciro agurishwa atasohoka ate, ibyayo bigenda gute, banamenye ibyayo kuko hari igihe bavuga ati M23 niyo yari igambiriye niyo yishakiraga nta bindi bashakaga. Nanone M23 nayo yagiye igaragaza ko aho yagiye ifata hose amakoperative yarasanzwe acuruza amabuye cyangwa acukura bakomeje ubucuruzi bwabo bo batigeze babyivangamo. Ubwo ni ibyavuzwe na M23. Ubwo umuryango w'abibumbye nuhagera nabyo ibyo byose ngo uzabasha kubyirebera, izo ngo ni inzobere zabo. Ndetse ngo bazanaganira ku byerekeranye n'ubuyobozi bumaze gushyirwaho na AFC M23 ahantu bagiye bafata, harimo buriya buyobozi bose bashyizeho kugeza no kuri polisi zirabagiye bashyira mu muhanda n'ahandi. Banaganire ku ngamba AFC M23 yashyizeho zibasha kurengera umutekano w'abaturage bari ahantu hafashwe na M23. Mbega bazaganira ati abaturage batuye mu duce mwagiye mufata bwo hari Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo n'ahari ahandi hose mubarinda gute, umutekano wabo muwusigasira gute, ibyo cyangwa se ubuzima bwabo buri mu kangaratete. Ibyo byose umuryango w'abibumbye inzobere zizabibaza M23. M23 imaze kuvuga ati tubahaye ikaze tuzabakira na yombi tubasubize kuri buri kibazo cyose mushaka kumenya tunabibereka. Bazaganira ku byerekeranye n'iby'ubukungu mu baturage, ibyerekeranye n'uburyo bashyizeho bwo gukurikirana ibyerekeranye n'ubukungu, ibyerekeranye n'uburyo amabanki azongera gukoramo, ibijyanye n'imisoro, mbega ikintu cyose cyerekeranye n'uburenganzira bwa muntu umuryango w'abibumbye umanutse kuza kugira ngo bakirebere banabisobanurirwa na M23 cyane cyane muri biriya bice bafashe. Kuko amakuru baba bakira cyangwa se amakuru umuryango w'abibumbye uba wakira buri gihe n'ubundi natwe tubona bariya bo hakurya bakibohereza ni amakuru bavuga ko abantu bari abaturage batuye mu bice byafashwe na M23 ngo bahora bicwa, bahora bafatwa ku ngufu, babuzwa uburenganzira bwabo. Niyo makuru nyine atangazwa na leta ya Kongo. Umuryango w'abibumbye rero urimanukiye kugira ngo AFC M23 barebe nyine ibyo bintu byose nibyo koko bimeze biti.
ndetse ngo bazabona no kuganira ibyerekeranye n'imikoranire hagati ya 23 na MONUSCO n'umuryango w'abibumbye ndetse n'izindi organisation ziharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu zose ziri gukorera muri biriya bice biri gukontororwa na AFC M23. Reka tujye ku banyamurenge bakomeje kwicwa muri kano kanya. Ejo bundi ku itariki 17 z'uku kwezi turimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya muzi nk'imbere cyangwa se nk'ingoro nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika habereye imyigaragambyo idasanzwe na n'uyu munsi ikiri kugarukaho hirya no hino. Ni imyigaragambyo yakozwe n'abanyamurenge batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbumvisheho gatonya. Arimo aricwa mu gihugu. Hanavuga ati amoko yose ari kwicwa mu gihugu cyacu. Ndagira ngo wumve neza. Arimo aricwa mu gihugu cyacu. Yes. Ndabashimiye mwiyamashi mwese. Ikindi ndabizi ko turi kumwe n'andi moko yaje kudutabara hano arimo abandi bakongomani tubana mu gihugu ndetse n'ibihugu bibanyi abantu baba baje kuwifatanya natwe batari abanyamurenge batari abakongomani nabo mubaha amashi. Abigaragambyaga nagaruka kuvuga ngo nabanyamurenge gusa bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo ngo n'abandi b'amoko yose atandukanye bari baje kubashyigikira ndetse n'izindi nshuti zabo zaje kubafasha muri imyigaragambyo. Ni imyigaragambyo yabereye imbere y'ingoro nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari imyigaragambyo yo gutabariza abatutsi, abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bari muri Leta Zunze Ubumwe, bari muri Leta ya Kongo bakomeje kwicirwa mu burasirazuba bwa Kongo. Nicyo ino myigaragambyo ubundi yari igamije yakozwe n'abanyamurenge, yari yo kwamagana cyangwa se kumenyesha isi bakomeza bamagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo. Niyo myigaragambyo bari barimo, ndetse ngo ubutumwa butabariza abagenzi babo babutangiye mu myigaragambyo yari kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko imyigaragambyo yari yateguwe n'umuryango bita ngo ni Mahoro Peace Foundation MPA. N'umuryango uharanira umubano mwiza w'abanyekongo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse na Isoko USA uhuza abanyekongo bahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abanyamurenge. Ibyapa byinshi bari bagiye bafite bimanitse byanditseho ngo tuzarwana kugeza ku mwuka wacu wa nyuma, tuzakomeza duharanira uburenganzira bwacu. Mbega ni byinshi byari byanditseho, ndetse bakomeza bavuga ngo ibyapa byari byanditseho ngo ese murashaka ko hapfa abatutsi bangana iki kugira ngo mutabare. Ibyo byapa wabonaga ko abanyamurenge bari kwigaragambya n'inshuti zabo n'abandi bahara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byapa bari bafite byinshi n'amadarapo ya Kongo bakomeza gutabaza isi yose bigaragambya. Ndetse ibindi byapa binini wabonaga bari kuvuga ati muhagarike iyo jenoside iri gukorerwa abanyamurenge, iri gukorerwa abatutsi, ndetse iri gukorerwa abitwa abahima muri leta mu gihugu cya Kongo. Ibyo ni byapa byari bihari byinshi cyane imbere y'ingoro nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahanini barongojwe imbere n'abanyamurenge bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zabo muri rusange. Iyate yatuzanye hano uyu munsi yavuye mu mubabaro cyangwa se pain twagize mu gutakaza intwari yacu, niyo yatumye tuvuga, nicyo cyatumye twongera kandi kuvuga ngo icyo yarahagarariye yari umutwe wacu, tugomba kandi guhaguruka kandi tukaba defiant. Twumva yuko tugomba guheranwa n'agahinda n'umwijima, kumva yuko isi turangiranye, ariko twebwe abasigaye tugomba guhagarara tugakomeza kwigwanaho. Ngira ngo urabyumva ko ahanini mu byatumye aba banyamurenge ngo bongera guhaguruka cyane ni ibiri kubera muri Kongo, ariko by'umwihariko aba banyamurenge bahagurukijwe by'umwihariko cyababashe cyane n'urupfu rw'intwari yabo ariwe Makanika. Bavuga ati twarababaye cyane, niyo mpamvu natwe dusigaye tugomba gukomeza tukarwanira uburenganzira bwacu. Nanone abanyamurenge ko bari kwigaragambya, ngira ngo nababwiye umugabo bita Moise Nyarugabo ukunze kuvugira abanyamurenge w'umunyamategeko, ukunze ko bari kubavuganira agaragaza ibibazo byabo, kugeza n'ubwo abayobozi benshi bakunze kumugarukaho cyangwa se kugaruka kuri ibyo bintu aba yatangaje. Niwe ukunze kuvugira abanyamurenge cyane. Uyu Moise Nyarugabo yongeye muri iki gitondo, mu gihe muri Amerika bari kwigaragambya biriya byabaye ejo bundi, Moise Nyarugabo yongeye kubyuka atangaza andi makuru avuga ati mu bantu batuye muri iriya misozi ya Fizi, ubwo abanyamurenge cyangwa se abandi bantu batuye muri biriya bice babaye Kongo baba bahumva, atabatuye muri Fizi, abatuye Mwenga, cyane cyane by'umwihariko abatuye Minembwe, baracyabyuka bumva ibiturika cyangwa se bumva ibisasu biturika. Ati guhera saa 12 z'iki gitondo, uyu munsi turi tariki 21, yego, ati guhera muri iki gitondo saa 12
n'ebyiri za mu gitondo. Ati abasirikare ba FARDC bafatanije n'aba Wazalendo baje muri Fizi bavuye muri Mukera na za Murima komeza ibitero byabo byo kwataka abanyamurenge babica babarasa bataka hitwa Mukoko bakomeza bajya Kakenge cyangwa se Kakenge. Ati ibindi biturage bitari ibyo muri kano kanya byo bisa nkaho bituje. Se uyu Moyize yakomeje atangaza avuga ngo kuwa kane ubwo n'ejo hahise ku itariki 20 ibiturage nka Gahwera, Kivumu, Irumba bakunze kwita muri antena cyangwa se antene na Nyagishasha nabo umunsi wose w'ejo ku itariki 20 bawumaze ari amasasu n'ibiturika gusa barimo ari bwo buzima barimo. Ngira ngo uri kumva abanyamurenge ibibazo barimo muri kano kanya. Cyubonye abanyamurenge bahagurutse bakajya kwigaragambya imbere y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ibingibi ndi gukubwira muri kano kanya guhera ejo n'uyu munsi ndetse n'iminsi yarishize abanyamurenge bari kwicwa cyane. Cyakomeje avuga ati ibyo byose byakozwe n'abasirikare ba FDLR bafatanije na FARDC n'aba Wazalendo baje baturutse ahitwa Rurenge. Abaturage bose bo muri Minembwe bafatanije na Twirwaneho bagerageje kurwana bamaze imyaka igera 8 bagerageza kwirwanaho kugira ngo barebe ko baguma ari bazima, ariko leta yabo ntago ibitayeho ndetse n'abafatanije na leta yabo. Ubwo abafatanije na leta ya Kongo ngira ngo urabumva uno mugabo ari kuvuga ati abanyamurenge bari kwicwa, abaturage ba Minembwe bafatanije na Twirwaneho bamaze imyaka irenga 8 bari kwicwa bagerageza kwirwanaho ngo baguma ari bazima barwane ku butaka bwabo. Atariko ikigaragara leta ya Kongo ntibitayeho ntiri kohereza abasirikare ngo babice ngo nabo bafatanije na leta ya Kongo ngira ngo urabumva ni FDLR nabo ba Wazalendo. None kandi guverinoma ya Kongo n'ubundi gisirikare cyo kigakomeza gifashwa n'abasirikare b'u Burundi. Uyu Moyize yakomeje avuga ati kuba leta ya Kongo iri kutwica ariko ugasanga imiryango mpuzamahanga yihitiyemo guceceka iki gihe cyose. Yakomeje avuga ati imiryango mpuzamahanga baratwica iyo myaka yose ishize twebwe abanyamurenge, imiryango mpuzamahanga igaceceka. Atariko wajya kubona ukabona mu gitondo imiryango mpuzamahanga ibyutse iri kwigisha abantu uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ikabyuka ifatira abandi bantu ngo ibihano, kandi mu by'ukuri batwica imiryango mpuzamahanga igaceceka. Ariko ukibaza ngo mu gihe biyongoresha cyangwa se bakangutse ngo bagahita bafatira abantu ibihano cyangwa se bagatangira kwigisha abantu ibijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, mu gihe twebwe twicwa tugatabaza kuba bari gutabariza noneho imbere y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko n'ubundi imiryango mpuzamahanga yicecekeye. Ariko ngo mu kanya bashobora kuza kubyuka bigisha uburenganzira bw'ikiremwa muntu abantu. Izo ni incamake z'ubutumwa bw'uyu nguyu ukunze kuvuganira abanyamurenge wakomezaga kuduha amakuru n'ukunje gutanga amakuru ndetse n'abandi babayatanze biri kubera muri biriya bice cyane cyane za Minembwe n'iriya misozi nyine y'abanyamurenge.